Yesu ashimwe bakundwa mu mwami Yesu. Murakaza neza kuri Joel Gospel Praise TV. Uyu munsi tugiye gutangira urugendo rushya kandi rurerure rukomeye rw'inyigisho twise ubutsinzi bw'Imana cyangwa gukiranuka kw'Imana. Urugendo rwimbitse rwo mu gitabo cy'Abaroma. Izi nyigisho zishingiye ku gitabo cyitwa The Righteousness of God, bisobanuye ngo ubutsinzi bw'Imana cyangwa gukiranuka kw'Imana, cyanditswe na Larry Diason. Kikaba ari inyigisho yimbitse kandi ihamye z'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Igitabo cy'Abaroma si igitabo cyoroshye, ni igitabo gikenewe cyane. Ntabwo ari igitabo cyoroshye, ariko ni igitabo gikenewe cyane. Nta kindi gitabo muri Bibiliya gisobanura ubutumwa bwiza neza kandi mu buryo bwimbitse nk'igitabo cy'Abaroma. Iyo umukristo adasobanukiwe neza Abaroma, akenshi aba afite ubwoba, akumva yaraciriweho urubanza rw'iteka, akabaho atamenya neza uko ahagaze imbere y'Imana. Intego y'uru rugendo ntabwo ari ukongera ubumenyi gusa, ahubwo ni ugusobanukirwa neza umudendezo tubonera muri Kristo Yesu. Igice cyacu cy'uno munsi turareba impamvu isi ikenera ubutsinzi bw'Imana. Kubera iki dukeneye ubutungane bw'Imana? Bavandimwe, turahera mu gice cya mbere cya runo rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, umurongo wa mbere tugeze ku wa 7. Hari ijambo rigira riti: Pawulo imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'Umwuka Wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo, abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba bera. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, urwandiko rw'Abaroma rwanditswe n'intumwa Pawulo, arwandikira abantu bari basanzwe ari abakristo. Ibi ni ingenzi cyane kubimenya. Pawulo ntiyandikiraga abatizera gusa, ahubwo yandikiraga abantu bari baramenye Kristo,
ariko bagikeneye gusobanukirwa neza agakiza, ubutsinzi, ubuntu n'ukuntu umuntu ahagarara imbere y'Imana. Bavandimwe, reka mbisubiremo neza. Pawulo yandikiye abari baramenye Kristo, ariko nubwo bari baramumenye, bari bagikeneye gusobanukirwa neza agakiza, gusobanukirwa ubutsinzi cyangwa ubutungane, gusobanukirwa ubuntu, ndetse no kumenya ukuntu umuntu ahagarara imbere y'Imana. Igitabo cy'Abaroma gisubiza ibibazo by'ingenzi cyane umuntu wese ashobora kwibaza. Ikibazo cya mbere: ese umuntu w'umunyabyaha ashobora ate kuba intungane imbere y'Imana yera? Iki kibazo igitabo cy'Abaroma kiragisubiza. Gisubiza kandi ikibazo kigira giti: ese ubutsinzi buhabwa umuntu cyangwa burabonerwa? Gatatu: ese amategeko afite uruhe ruhare mu gukiranuka kwa muntu? Kane: ese kwizera bisobanuye iki by'ukuri? Gatanu: ese agakiza gahindura gata imibereho ya buri munsi? Ibi bibazo byose igitabo cy'Abaroma kirabisubiza. Kitwereka ko ubukristo atari ukugorora imyitwarire mbere na mbere, ahubwo ari uguhindura uko duhagaze imbere y'Imana, hanyuma imibereho mishya ikabikomokamo. Igitabo cy'Abaroma cyubakiye ku ngingo imwe nkuru iruta izindi, ivuga ubutsinzi bw'Imana cyangwa se ubutungane bw'Imana. Iri jambo ubutsinzi ntirisobanura imyitwarire myiza y'abantu, ntirisobanura imbaraga za muntu, nta nubwo risobanura kugira imyitwarire iruta iy'abandi. Ahubwo muri iki gitabo cy'Abaroma, ijambo ubutsinzi cyangwa ubutungane bw'Imana busobanura ubutungane bw'Imana ubwayo, busobanura uburyo Imana ikoresha igira umunyabyaha intungane. Ijambo ubutsinzi risobanura impano Imana iha abantu bayizera binyuze muri Kristo Yesu. Ubu butsinzi ntibukomoka ku muntu, bukomoka ku Mana ubwayo. Niyo mpamvu Pawulo abwita ubutsinzi bw'Imana, atari ubutsinzi bw'umuntu. Abantu benshi, harimo n'abo twita abakristo b'ukuri, batekereza ko ubutsinzi ari ukugerageza gukurikiza Imana cyane, ari ukugerageza kwirinda icyaha, ari ukuba intangarugero mu myitwarire, ari ukuba umuntu w'idini wiyubashye. Ariko bavandimwe, iki gitabo cy'Abaroma gikosora iri kosa mu buryo bukomeye. Ubutungane bw'umuntu burahindagurika. Icya mbere, bushingira ku mbaraga ze, ku muco, ku kwigereranya n'abandi. Ariko ubutsinzi bw'Imana bwo buratunganye, buruzuye kandi buhoraho. Iyo ubutsinzi buza kubonerwa mu mbaraga za muntu, nta n'umwe wari gukira.
niyo mpamvu ubutumwa bwiza budatangirira ku byo umuntu agomba gukora, ahubwo butangirira ku by'Imana yakoze. Pawulo atangira avuga ati, Pawulo imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Aya magambo arimo inyigisho ikomeye. Icyambere, Pawulo yiyita umugaragu, si intwari y'idini. Ibi byerekana ko ubutumwa bwiza budashyira imbere umuntu, ahubwo bushyira imbere Kristo. Icya kabiri, avuga ko yahamagariwe iyi mirimo, ntabwo ari igitekerezo cye, ni umugambi w'Imana. Icya gatatu, avuga ko yitandukanyije n'iby'isi kubw'ubutumwa bwiza, si kubw'amategeko cyangwa imigenzo. Ubutumwa bwiza nk'uko Pawulo abugaragaza bwasezeranijwe kera, bushingiye kuri Yesu Kristo, butanga ubuntu n'amahoro, si ubwoba n'icirwaho ry'urubanza. Nk'uko iki gitabo kibisobanura, ikibazo nyamukuru cy'isi si ukubura imyitwarire myiza, kuko ba ngeso nziza turabafite. Ntabwo ari ukubura idini rikomeye, kuko abanyedini bo turabafite. Ntabwo ari ukubura amategeko, kuko abayasetinga bakayashyiraho nabo turabafite. Ahubwo ikibazo cy'isi ni iki? Ni ukuba umuntu nta butsinzi afite imbere y'Imana. Umuntu ashobora kuba azi ubwenge, ari inyangamugayo, ari umunyedini ukomeye, ariko akabura ubutsinzi imbere y'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bukenewe. Hatari ubutsinzi, nta muntu ushobora guhagarara imbere y'Imana yera, kuko Imana iratunganye kandi twebwe turi babi. Bavandimwe, ese utekereza ko ari iyihe mpamvu amategeko n'idini bidashobora gukiza? Igitabo cy'Abaroma gisobanura ko amategeko atigeze atangwa ngo atunganye abantu, ahubwo yatanzwe ngo agaragaze icyaha. Amategeko yerekana icyiza n'ikibi, agaragaza intege nke za muntu, yerekana ko umuntu akeneye umukiza, ariko nta bushobozi afite bwo kubabarira icyaha cyangwa guhindura umutima. Idini rishobora kugenzura imyitwarire yo hanze, ariko ntirishobora gukuraho icyasha cy'icyaha mu mutima w'umuntu. Iyo ubutsinzi buza kubonerwa mu kumvira amategeko, Kristo ntiyari gupfa, ariko yarapfuye. Bigaragaza ko ubutsinzi bugomba kuza mu yindi nzira. Pawulo atangira kuduhishurira igisubizo mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 16 n'uwa 17 tuziga byimbitse mu gice gikurikira, agira ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo, ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Ubutumwa bwiza ntibuhishura amategeko mashya, ntibuhishura ibisabwa bishya, nta nubwo buhishura systeme nshya y'idini, ahubwo buhishura ubutsinzi bw'Imana buhabwa abanyabyaha
ku buntu binyuze muri Kristo Yesu. Ubu butsinzi burahishurwa ntibubonerwa mu kintu runaka, buratangwa ntibugurwa, bwakirwa no kwizera, si imirimo myiza. Igitabo cy'Abaroma kigaragaza ko abakristo benshi babaho bababaye kubera kudasobanukirwa ubutsinzi. Ibyo bituma batinya gutakaza agakiza, babaho bumva bahamijwe icyaha, bipima ku myitwarire, bavanga ubuntu n'amategeko. Gusobanukirwa ubutsinzi bw'Imana bituma habaho icyizere ahari hari ubwoba, habaho amahoro ahari hari impagarara, habaho umudendezo ahari hari uburetwa, habaho urukundo ahari hari inshingano ziremereye. Muvandimwe, ngaho ibaza ibi bibazo bitatu mu mutima wawe. Ese nizera ko koko Imana itanga ubutsinzi ku buntu? Kabiri, nishingikiriza kuri Kristo cyangwa ku mbaraga zanjye? Gatatu, ese mbona agakiza nk'impano cyangwa nk'igihembo? Imibereho nyakuri ya gikristo itangira igihe duhagaritse kugerageza kuba intungane ku bwacu, tugatangira kubaho duhereye ku butsinzi Imana yaduhaye. Isi ntikeneye amategeko menshi, isi ntikeneye idini riruta ayandi. Isi ikeneye ubutsinzi bw'Imana bwahishuwe muri Yesu Kristo, bwakirwa binyuze mu kwizera. Mu gice gikurikira tuziga Abaroma igice cya 1 umurongo wa 16 n'uwa 17. Dusubize iki kibazo kigira giti: ni gute ubutumwa bwiza buhishura ubutsinzi bw'Imana buva ku kwizera ukagera ku kwizera? Bavandimwe, mwakoze cyane kubana natwe muri iki gice cyawe. Turabashishikariza gukomezanya natwe hano kuri Joel Gospel Praise TV muri uru rugendo rw'ubutumwa bwiza. Sangiza abandi kandi wibuke gukora subscribe kuri ino chaîne yacu. Umwami abane namwe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, urakoze. Turagushimiye ko uduhishuriye ubwiru bwawe binyuze mu kumenya ubutsinzi bwawe ubwo ari bwo. Komezanya natwe, ubane n'uwabashije kumva wese, bishoboze gukomeza kumva kugeza igihe tuzasoza runo rugendo. Uhabwe icyubahiro mu izina ryawe rigera Kristo. Amen. Ndabakunda cyane. Naho ubutaha.